Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom. Ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Karibu dusenge, zinduka usenge, byuka usenge. Njye wumva kuri mikoro ndi Mame Ebenezer. Zaburi 139 umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Aha niho tujya gusengeramo muri iki gitondo, cyangwa se ugeze no ku wa 5. Reka tugeze ku wa 5. Aravuga ngo Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye. Haleluya. Uzi inzira zanjye zose, kuko ijambo ritaraba ku rurimi rwanjye uba umaze kurimenya rwose. Uwiteka 5. Ungose inyuma n'imbere, unshyizeho ukuboko kwawe. Amen. Reka uyu murongo wa 5 ndumva umfashije tuwugire proclamation y'uyu munsi. Uvuga amazina yawe, nanjye ngiye kuvuga yanjye. Njye Mame Ebenezer, Uwiteka nyir'ijuru n'isi, urangota imbere n'inyuma uyu munsi, kandi ushyizeho ukuboko kwawe. Ndagendera munsi y'ukuboko kwawe uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Dusubiremo. Ngiye Mame Ebenezer mu izina rya Yesu Kristo, Data wa twese, Uwera wa Isiraheli, El Shaddai, arangose imbere n'inyuma, kandi ashyizeho ukuboko kwe. Haleluya, haleluya. Dusubiremo. Uwiteka Mana nyir'ijuru n'isi, mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'umukiza wanjye, Yesu urangose imbere n'inyuma, unsizeho ukuboko kwawe uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Umwami ahimbazwe. Ijambo ryiza cyane. Mu iki gihe ni igihe cyo guhumuriza abantu. Ejo bundi Imana yarambwiye, nako yaratubwiye aho twe nari gusengera n'abandi bakozi b'Imana. Iratubwira ngo niduhumurize abantu. Menya ngo ni igihe cy'ihumure. Dore Mana ndabahumurije, nimuhumure muri iki gitondo. Nimuhumure, bya bintu batubwiye kuvuga ngo tugende duhumurize abantu. Dore ndabitangiye, nimuhumure, mwakire icyumweru cy'ihumure, mwakire ibihe by'ihumure. Nihumura, kiri ihumure. Ibyaguterurizaga ubibwire ngo ceceka, Uwiteka yazanye ihumure. Ceceka, Uwiteka arandokoye. Ceceka, Uwiteka arantabaye. Ceceka, hariho ubutsinzi. Ceceka, mva inyuma, ubwire icyo kintu ngo mva inyuma. Ubwire induru zakuvugiraga inyuma ati mva inyuma. Ubwire ibyavugiraga mu matwi yawe ati mva inyuma, vamo. Timuceceke, Uwiteka arahari. Yavuye mu gituro, Kristo yavuye mu gituro. Ubicecekeshe ubwe ngo ni igihe cyo guhumurika, ni igihe cy'ihumure. Ninakiriye ihumure. Iri humure rero ryakire mu bugingo bwawe, byakire mu mutima wawe, ryakire mu mwuka wawe, ryakire mu rugo rwawe, ryakire mu bana bawe, ryakire mu nzira zawe zose. Aho uri bunyure hose uryakire. Ubwire umutima wawe ngo umutima wanjye tuza, Uwiteka yazanye ihumure. Katugaruke muri Zaburi yacu. Iyi Zaburi yavuze ngo ni Zaburi yahimbiwe umutwe, ngo yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Mu by'ukuri Dawidi yarapfuye, ntawe ukiriho, ntawe wari iki gitondo kuri iyi tariki uyu munsi muri uyu mwaka wa 2026. Ni yawe ni yanjye. Uwiteka warandondoye uramenya. Imana rero humura, irakuzi. Irakuzi ubyutse, irakuzi uryamye, iratuzi. Izi myicarire yacu kuri 2, izi n'imihagurukire yacu. Imenyera kuri ibyo twibwira, ibyo turi kwibwira mu mitima, ibyo turi kurebesha amaso yo yabibonye kera. Yesu arabizi rega ko bituruhije. Hano se ku isi ntiyahabaye. Arabizi ko nta tutari kubona inzira twebwe, ariko we nyiri inzira, nyiri ibihe. Arabizi ko ibihe bitugoye, ariko we ni nyiri ibihe. Arabitegeka, biramwumvira. Amen. Azi imiryamire yacu, niwe waturinze turyamye, none aduhaye kubyuka amahoro. Azi inzira zacu zose. Haleluya. Inzira tugomba kunyuramo uyu munsi aba arizo tunyuramo. Nta gikideviya ibyacu ngo kitunyuze ahandi duhabane n'icyo Data yagambiriye. Oya, turanyuraho Imana yagambiriye uyu munsi. Ngo kuko ijambo ritaraba ku rurimi rwacu, erega nyine tutarabyuka ngo dusenge tubimubwire, erega nyine tutaragira icyo tuvuga, turagira uwo dusuhuza. Haleluya. Ubu wamaze kurimenya rwose. Uwiteka yamaze kubimenya.
Imana ihimbazwe ngo aba yamaze kubimenya. Uwiteka aradukunda, atureberaho nyine, akareba ukuntu dufite inyota yo kumushaka, akareba n'ubwo igitotsi kiryoshye, akareba ukuntu yorose akarenge, tukabyuka saa 10 ugasenga, ukabyuka iyo saa 10 ugasenga, ukabyuka iyo saa 9 ugasenga. Arabibona, aratwumva. Humura, humura, humure ryakire. Muri kumwe, turi kumwe, ari kumwe natwe. Uko ijambo ritaraba ku rurimi rwacu, we ubwe ntawe yatumye, nta marayika yohereje, nta wundi, ubwe aba yamaze kubibona. Haleluya. Mu buzima ntabwo umuntu utumva cyangwa se ubwira ntakumve. Umuntu ubwira ntakumva, ariko data icyo mukundira aratwumva. Haleluya. Aratwumva amatwi ye ngo ari ku byo dusaba, ngo amatwi ye ahora ateze amatwi ngo yumve icyo tumubwira. 5, atugose imbere n'inyuma, dushyizeho ukuboko kwe. Humura, Yesu araturinze. Wigira ubwoba, nta biri biduhitana uyu mwaka. Humura, humuriza umutima wawe, tagose imbere n'inyuma. Humura, ibyo turi kumvisha amaso, inkuru z'impuha n'ibindi, ntacyo biri bidutware. Mugana wa muririmbyi, bizadusiga duhagaze, biragenda. Umwami ari mu ruhande rwacu, yazanye n'ihumure. Icyiza cye ntago aziraho. Iyo aje mu bera ntago aziraho. Iyo aje mu bana be ntago aziraho. Iyo aje mu basenga ntago aziraho. Iyo aje mu bamukorera, amina, ntago aziraho. Haleluya. Yazanye ihumure. Humura, humura, humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi mbere yuko ubimbwira banamaze kubibona. Imana ishimwe. Iratuzi, izina amazina yacu we, iratuzi we, izina amazina yombi we. Turagushimiye data, uratuzi mwami. Turagushimiye ko izabura ari yacu. Uwiteka uraturondeye, uratumenya. Turagushimiye ko mwabo warondoye ukemeza ko babaho turimo. Turagushimiye ko mwabo warondoye ukareba ukavuga ati mbongera igihe cyo kubaho. Haleluya. Twakwihana ibisigaye, twacunguza uburyo umwete Kristo atarahagaruka, turimo twakora umurimo wawe. Haleluya. Twagera ibyo twakiranura. Haleluya. Arabagira umugisha kuko tukiriho. Turagushimiye kuba twongeje kubaho. Turagushimiye impano y'ubuzima. Turagushimiye imbabazi utugiriye. Turagushimiye urukundo rwawe. Turagushimiye ko witamurura umunsi ku munsi. Himbazwa mwami. Urakoze papa kudushyira mu mwuka tugahumeka. Urakoze kudusubiza umwuka tugahumeka. Urakoze kutwemera guhumeka mu isi y'abaho tukibasha kuvuga. Ushimwe. Shimwe kuza imyicarire yacu, uzi imiryamire yacu, imitima yacu urayirondora, urarimenya. Haleluya. Haleluya. Urayimenya. Ibwina mu mutima wawe urahareba. Imitima yacu turayizanye. Amaraso yawe Yesu anyuremo. Yeze icyari kirimo kitava ku mwuka w'Imana. Yeze ibitekerezo bibi. Yeze bitava kuri wowe. Yeze ingeso mbi. Amaraso Yesu atwuhagire. Imibiri yacu yuhagirwe, ubuzima bwacu bwozwe. Amaraso Yesu yozwe, ubugingo bwacu burindwe mu gitabo cy'ubugingo. Mwami, urondora imigendere yacu, tukuragije imigendere yacu y'uyu munsi. Wowe mwami, urondora imyicare yacu, imihagurukire yacu, tukuragije inzira zacu zose z'uyu munsi. Ijambo ritaraba ku rurimi rwacu wamaze kurimenya. Wumve gusenga kwacu papa, wumva gusenga kw'abamama, wumva gusenga kw'abapapa, wumva gusenga kw'abakobwa, wumva gusenga kw'abana bato, wumva gusenga ko Yesu kwa buri wese uzindutse mu gitondo kugushaka. Utugote mwami, utugote imbere n'inyuma, ugota abana bacu, ugota ingo zacu, ugota ibyumba by'amasengesho dusengeramo, ugota insengero aho dusengera, ugota abadushumbye, ugota abo dushakanye nabo, ugote buri wese mwami uzakurikira iyi video. Utugote imbere n'inyuma, utugote iburyo n'ibumoso, utugote hasi no hejuru, utugotere mu bihugu turimo, utugote mwami n'imigisha waduhaye, utugote n'ubugingo bwacu burindwe, utugote turinde kuyoba no kuyobagurika, ahubwo dutumbire umusaraba twizere. Urakoze mwami, turagushimiye ubuntu duhaye. Ibi byandikwe kuri uyu munsi, kuri buri saha y'uyu munsi, kuwiteka tugose imbere n'inyuma. Byandikwe mu kirere cyacu, kuwiteka tugose imbere n'inyuma. Nta kiduhangara, nta kidukura umutima, nta kidutera ubwoba, ntituneshwa kuko turinzwe n'ingabo zikomeye. Haleluya. Ntidupfa gupfa,
ahubwo tuge turasinzira. Umukiranutsi arasinzira kuko Uwiteka tugose imbere n'inyuma. Ugumye kuduhishishurirwa, uduhe kugumya kumva iki cyanditswe wazanye, ubuntu bwose burimo tubwumve tubuhishukirwe. Twakiriye imbabazi zawe, kunesherezwa nawe none n'ibihe bidashira. Amen. Icyubahiro ni cyawe Kristo.